Yesu nashimwe kadukomera Imana mu mashi tumye tugera muyihereza icyubahiro yo itumye tubona kakanya mbifurije Imana. Nitwa Pastor Munezero, hanyuma imba mu rurembo rwa Rubavu, Paruwase ni Gasasa. Nje kubasura. Imana iduhana umugisha. Ningera amahirwe muzanyishyura, mutanyishyura Imana izanyishyura. Ka mwakire intashyo za bene so, kandi abatazakiye muzazakira ngarutse. Turacyari kumwe. Nyuma kadusome ijambo ry'Imana, kadusome ijambo ry'Imana mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya ibice 60, ibice 60, umurongo n'uwa mbere. Hanyuma turasoma n'urwandiko Paulo yandikiye ab'Ikorinto, amaze ayo magambo dusabe umwuka wera ayatere mu mitima yacu. Yesaya 60, umutwe w'amagambo uravuze ngo umukiza w'abanyamahanga azaturuka i Siyoni. Muvuge ngo amen. Byari bigoye kumenya uko uzatabarwa, ari kumenya aho umukiza azaturuka. Byuka urabagirane, kuko umucyo wawe uje, kandi ubwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasiye. Dore umwijima uzatwikira isi. Nibyo nifuje gusoma, cyane ko nta tegeko rihari rivuga ngo tubisome byose, ahubwo itegeko riravuga ngo ugire Bibiliya, ibyo ntasomye uzabisoma. Kubibagirwa riravuze ngo umukiza. Muvuge ngo amen. Azaturuka i Siyoni. Hepfo riravuga ngo byuka urabagirane, kuko umucyo wawe, aleluya, kubera ko umwijima uzatwikira iki, ariko wowe hari ikizakurasira mu gihe umwijima watwikiye isi. Muvuge ngo amen. Urwandiko rwa kabiri Paulo yandikiye ab'Ikorinto ibice 3, ibice ni 3, umurongo wa 5. Urwandiko rwa kabiri Paulo yandikiye ab'Ikorinto ibice 3, umurongo wa 5. Suko twihagije ubwacu ngo dutekereze ikintu cyose nk'aho ari twe cyaturutseho, ahubwo tubashishwa n'Imana. Niyo yatubashishije kuba ababwiriza b'isezerano bishya, bataraba inyuguti, ahubwo ab'umwuka, kuko inyuguti yicisha, ariko umwuka agahesha ubugingo. Ntabwo badufite twasenze Imana, oya, ntabwo badufite twasenze Imana. Murakoze cyane. Muvuge ngo amen. Mwihangane muvuge ngo amen. Iyo
umuntu akubyukije, aleluya, aba afite icyo yabonye. Ntugapinge ijwi rikubyutsa, muvuge ngo amen. Ujye ubyuka urebe icyo bakubyukirije. Nusanga bakubyukirije ubusa, aleluya, usubire uryame. Ariko nusanga bakubyukirije ukuri, ukora igitumye bakubyutsa. Icyo ni icyambere. Muvuge ngo amen. Nge ntago mbigisha, ndabahanurira. Ntabwo ukundi, ntabwo nashobora kwigisha. Ndi mu mavuta menshi. Muvuge ngo amen. Kandi sintekereza ko byanturutseho. Ndabasomeye ngo sintekereza, namwe ntimutekereze ko bindurutseho. Ahubwo yampamagaye, niyo yambashishije kuvuga aya magambo, mpanurira isi yose, nyibwira ngo hari impamvu barimo bakubyutsa. Kuki batakubyukije ejo? Kuki batakubyukije mu gitondo? Bakaba bakubyukije ubu. Byumva, wumva icyo bakubyukiriza. 1 2 icya kabiri. Ndakwingingira kubyuka urebe uko ubyukije uwo ari we. Amategeko aranga kubyuka, urabyuka ariko ukareba nuko ubyukije uwo ari we. Muvuge ngo amen. Ntabwo ubyukijwe na nyogosenge, ntabwo ubyukijwe na peri wawe, urabyutswa n'umugabo ukomeye. Nyiribihe niwe uje akomanga iwawe, aravuga ngo byuka. Kanshe ingengo z'ingenzi. Icyagate, troisième. Kucya kubyukije. 4. Kuki hari igihe wabyutse atari ukubyukije? Mwavuga ngo amen. Bwira uwo mwicaranye ngo wigeze ubyuka. Wigeze ubyuka atari Imana. Ntiwigeze ubyuka se? Wigeze ubyuka bagiye kugukubita, ariko uremera urabyuka. Wigeze ubyuka ugiye gushingura, ariko urabyuka. Jenda nezerewe cyane. Wigeze ubyuka bagiye kugufunga, ariko urabyuka. Hari igihe wabyutse urakora impanuka, ariko urabyuka. Hari igihe wabyutse urakubita igihwereye, ariko wemera kubyuka. Mais aujourd'hui, ntabwo ari ibyikubyukirije, ikubyukirije kugira ngo umucyo ukumurikire. Ikubyukirije kugira ngo ikurasire. Ikubyukirije kugira ngo ubwiza bwayo bukubeho. Abishimiye iyo nkuru bavuge ngo amen. Hari igihe wabyutse ugiye guca inshuro, ntabwo ari ibyikubyukirije, ari uguca inshuro yatuma abandi. Ikiyikuye mu ijuru ikaza ikavuga ngo mwana wa mama byuka. Ni byiza si ibibi. Iravuze ngo abandi bo benda gukabakaba, ariko yo yanze kuzakabakaba. Ikubyutsa hakiri kare. Nje ndishimye. Iravuze ngo mwana wanje, umwijima uzatwikira iki? Isi. Ariko wowe
igihe abazaba bakabakaba nzakurasira. Abantu bake turi kumwe kuri network y'umwuka bahaguruke batere haleluya. Iwite kuvuga bikaba. Netade fokia dose sika elasia. Kuki kubyutsa hari icyo yabonye. Kuki ikubyutsa hari icyo yabonye kandi wowe utabonye. Hari amakuru ifite wowe udafite. Niyo mpamvu ikubyutsa. Yabonye umwijima. Imana kugira ngo ikubyutse Gatenga we yabonye umwijima ugiye gutwikira bamwe, utwikira abasenga, yanga kukuvanga n'abanyamahanga. Iravuga ngo monami je t'aime, uri inshuti yanjye, uri umwana wanjye. Iravuga ngo umva uko mvuganye nawe, wowe sinshaka ko umwijima ugutwikira ngo ukabakabe nk'abandi kandi warasenze, ngo urindagire nk'abandi kandi waravuze Imana. Vuga ngo Imana yanze, Imana yanze. Imana yanze kukabakaba. C'est qu'on appelle commandement d'avertissement. Irakwa avertissant. Ngo mbere yuko bakabakaba, je voudrais te conseiller. Shaka kukugira inama. Kanguka. Kanguka. Nje nkurasire. Nugera mu gikombe cyitwa bak. Nkurasire. Nugera mu mwijima. Nkurasire. Nugera mu mirambo. Nkurasire. Abandi nibagwa. Nkurasire. Bwira mwicaranye ngo ikurasire. Mumpera umukono. C'est le temps de marcher avec Dieu. Ni igihe mumvugire ngo amen. Tutakirasiwe n'ifaranga, ariko Imana irusha ifaranga kumurika. N'umwijima utashoborwa n'amafaranga, ariko ushobowe n'Imana. Inama yabereye mu ijuru ikuntumaho rero, dotika ngo reveyetwa, byuka. Ese nta banyamwuka bari muri mwe n'abandi baduteze amatwi bari kumva ko Uwiteka tubyukirije ukuri? Ntabwo ishaka ibiryo byawe. Il ne mange pas de la viande. Ntikeneye inyama ziwawe, ntirya inyama. Ntabwo ikubyukije ngo ihajyame. Ntabwo ikubyukije ngo uyitize ikote. Ntabwo iri gusaba amazi. C'est le créateur du ciel et de la terre. Ntabwo ikubyukije ngo uyimurikire umuriro. Ni umucyo w'isi. Ntabwo ikubyukije ngo uyitabare. Ni umurwanyi. Ntabwo ikubyukije ngo uyifashe kurema. C'est le tout puissant. Ntabwo ikubyukije ngo uyikorere ubukwe. Ni umutware w'ubukwe. Ntabwo ikubyukije ngo uyisukeho amavuta. Niyimena amavuta ivuganye nawe ngo byuka. Bazi uwo mwicaranye ngo urabona yakubyutsa ngo uyihiki. Mubaze ngo iwawe hari iki cyatumye iza kukubyutsa. Hari ikintu kiri iwawe ngo ufite etage iri hejuru yazo, ngo ufite imodoka ibera hose icyarimwe, ufite amavuta iba nziza itakarabye ntikaraba, ufite amatuwarete meza ntiyituma, ukora muri za kirinike ntirwara, irihagije
igituma ikubyutsa ni ukugira ngo ikugirire neza. abayikuruye muvuge ngo karibu Yesu. Mukecuru ntabwo ikeneye ko wayishingira abakobwa. Abakobwa bayo naba bose nabayo, ni data wa twese, azi intege nke zacu. Ntabwo yakubyutsa ngo irari wawe ntiyahakwigwa. Ijuru ni intebe, isi wayubakira inzuki. Hari icyo nshaka kukubwira, hari icyo umwuka ashaka kukubwira. Byuka utitaye ku cyo uri cyo. Mfite ingero z'abantu banze kubyuka kandi buracarira bahiraho. Mfite n'ingero z'abagize igitotsi kandi buracarira batukurana. Umugabo witwa Hamani yasinziye buraca baramumanika. Ntiwihumurize, igitumye ikubyutsa kirahari, kirahari. Ahubwo nugera iwawe usenge, nihahenga saa 9 wibaze ngo wambyukirije iki. Ariko no mw'iki gitabo kirimo icyatumye ikubyutsa. Ngiye kukigusomera. Niyo yatubashishije kuba ababwiriza butumwa bwiza bataraba inyuguti. Yakuntumyeho ngo umaranye iminsi inyuguti, ariko irashaka gukura ibintu mu nyuguti ikabishira mu bikorwa. Muvuge ngo amen. Ufite inyuguti zivuga nzabana nawe, ariko ufite izivuga ngo uzakira. Izo ntizirakuvana muri shamburete. None se ntuzifite? Ufite izivuga ngo nzagukorera ubukwe, ariko urarara wifumbase. Ikubyukije hari icyo ishaka gukora. Urazifite zivuga ngo uzagera i Burayi, ariko urarara mu gatenga, nta na viza ugira. Ngwiro mwicaranye ngo inyuguti zurazifite. Muhereze umukono, mubwire ngo hari Imana ibivana mu nyuguti. Hari Imana ibivana mu nyuguti ikabishira mu bikorwa. Ibivane mu nyuguti, ibivane mu nyuguti. Abo turi kumwe mu mwuka, ibivane mu nyuguti ibishira mu bikorwa. Abifuza ko biva mu nyuguti iri joro bahaguruke batere haleluya. Rosani matefari yako enasira zofa kori masiafi nafika debo. Ubusu ubushake bwa Elayo, ubusu ubushake bw'abashumba, ni ubushake bw'Imana. Ubu ni ubushake bw'Imana. Hari ibintu ishatse gukora. Umwijima wenda kubundikira isi, ukabundikira udusengero, ukabundikira ubutayu, ukabundikira abadiyakoni batagira redosiya, utanyugwamo n'itoroshi, utashiramo vewiti ngo iwutoroshi. Hari umwijima vewiti itanyuramo. Ariko iyi yacu yavuze ngo nuwo nzakurasira. Hari akantu kanjyoheye. Iyo abantu bashatse gushira mu bikorwa inabi bagufiteho, nibwo Imana imanuka igashira mu bikorwa ineza igufiteho. Muramvugira ngo amen. Ntabwo tugiye gupfana inyuguti. Nijuru ryazabura ngo dufite inyuguti. Turi muri tuzabona bazabatubanjije. N'umukuru wacu yaherutse kuvuga ngo abavuga ngo mwami mwami sibo bazagira ute. Iravuga ngo muve mu nyuguti, hari Imana ikora. Igeze kubita Farawo n'ingabo ze, irababwira ngo mutuze mwihagararire. Uyu munsi, vuga ngo uyu munsi
ndakura ibintu mu nyuguti mbishire mu bikorwa mbereke ko ndi Imana igaba inyanja kabisi. Abatabyizeye baravuga ngo no, ngo nta mva zari mu Egiputa, bari bameze nkawe nyine. Buri uri kumbona umuha umupfumu utakwatsa umukimbo ntukamupinge. Nta biryo nkwase nariye muri hoteli, nta byayimbatse, ndabaka imitima yakira ubabyukije. Ntabwo ubyukijwe na munezero, ubyukijwe n'ishobora byose. Bwira mwicaranye ngo ntabwo ikubyukirije ubusa, mubwire ngo yibaze iki kubyukirije. Iyi telefone ntabaza ndagira ute igute kosiya wiryama. Jamais de l'Afrique, mais de l'Amérique. Wiryama. Priez. Ntago mbirata. Iyi Mana hari icyo ishaka gukora, kandi uyu mwijima uzawinyuramo, kandi hakujya y'umwijima kandi kumurikiye itamurikiye abandi. Yavuze ngo amahanga azakabakaba, ariko wowe, ariko amahanga azagira ute? Azakabakaba, ariko wowe kandi ntabwo izamurikira twese abayo. Yavuze ngo nzaja nkugeraho mvuge ngo nyuraha, nongere nyibiki, ningera ku wanje mvuge ngo wisitara mwana wanje, nongere nyibiki. Nzagendana nawe, nzakugendahe ahataringaniye, inzugi nkumurikire, nkugende imbere mwana wanje, kuko yankunze akaramata, nicyo nzamukiriza. Muvuge ko abakiranutsi bazagubwa neza, nibanyura mu mazi, nibaca mu muriro, nibajya ikintu cyica, bazagenda bagwiza imbaraga. Dusoza muvuge ngo amen. 30 ibyo bice 60 kuri 15. Nta muntu wumva nkunze hano ngo asome iryo jambo. Bof wowe inyuma yawe pastor, bof waribona 60:15 havuga ngo iki? Reka mbabwire mwumve ibintu kubyukirije. Muvuge ngo amen. Ibice 60 abateguye barakoze Mana. Imana ibahereza umugisha, Imana ibahereza umugisha. Yego yego. Soma umurongo wa 15. Yesaya 60:15. Nubwo waretswe ukangwa, nubwo waretswe ukangwa. Uwo muri kumwe muhereza umukono, muhereza ikiganza uwo muri kumwe, mubwire ngo nubwo waretswe, mubwire ngo nubwo waretswe ukangwa, nihabe hakiri ukunyuramo, nzakurutisha handi nguhe ubwiza buhoraho n'ibyishimo by'ibihe byinshi, kandi uzonka n'amashereka y'amahanga, uzonka amabere y'abami, nuko uzamenya yuko nzazana izahabu, no mu cyimbo cy'icyuma nzazana ifeza, mu cyimbo cy'igiti nzazana imiringa, no mu cyimbo cy'amabuye nzazana ibyuma. Amahoro niyo azagutwarira,
kandi gukiranuka niko kuzagukomeresha jya kwicara utaruha muvuge ngo amen. Ikiyizanye igitumye kubyukije ibasha gufata mu cyimbo cy'amarira yahashira umunezero, mu cyimbo cy'ubugumba yahashira umunezero, mu cyimbo cy'ubugumba yahashira Samweli, mu cyimbo cy'urupfu yahashira ubuzima. Bwira uwo mwicaranye ngo hari ibigiye gusimburana, hari ibigiye gusimburana, hari ibigiye kwimukira ibindi, hari ibigiye kwimukira ibindi. Ntabwo mubishikira neza. Mu cyimbo cy'inkono kubitwa haje agashiko kwitama, mu cyimbo cyo guca ijuru hari amashereka y'amahanga, mu cyimbo cyo guta agaciro hari ugutoragura n'akabandi bataye, mu cyimbo cyo kurimbuka hari ubugingo buhoraho, mu cyimbo cy'impanuka harimo no kuzikiza abandi. Bwira uwo muri kumwe ngo hari ibigiye gusimburana bitewe n'uko Imana ikubyukije. Amfe kama ulikatala, kama ulikatala ni wanga uzabyutswa n'ibitari Imana. Itangazo riravuze ngo ni wanga kubyutswa n'Imana uzabyutswa n'ibitari Imana. Mu cyimbo cy'amaseka haze amarira, mu cyimbo cy'amaguru haze kamwe, ariko nimwemera mukumvira ibabyukirije ibyiza. Ndasaba umuntu wumva twabyuka tugakorera Imana ahagarare mu mwanya we dusenga Imana. Ihangane uhaguruke dusenga Imana. Urakoze Imana ikumpera umugisha, nawe urakoze Imana ikumpera umugisha. Mfite icyifuzo gikomeye, ndakura mushumba ze hano, mushumbe gera hino bakumpera mikoro. Erayo muhaguruke, hari icyo Imana ikoze yo kabyara, hari ibintu bisimbuye ibindi. Abashinzwe sitasiyo bampere mushumba mikorofone, ndi kwiyumvamo gukora kw'Imana. Bombereka amaso yawe, ntabwo ikubyukirije ubusa, ntabwo iri kugukinisha, ntabwo iri kukwishima hejuru. Nubwo waretswe irakubyukije ngo byuka ikurasire. Desika de God. Iri teraniro ririmo abantu Imana irinze umwijima wo mu isi, irinze umwijima mu rugo rwawe, irinze umwijima mu bana bawe, irinze umwijima ku mutware wawe, irinze umwijima muri biro yawe, irinze umwijima mu modoka yawe. Kurinze umwijima, kurinze umwijima. Mu cyimbo cy'amarira irakurasiye, mu cyimbo cyo guhirima irakweguye. Yakobo we, mu cyimbo cyo kurekwa ubwiza burakurasiye. Mushumba hamagara Imana itubyutse, iduhe n'iki itubyutse. Nanje ndasenga iduhe iki tubyukirije, itubyutse, ibyutse Eraje, ibyutse ukuboko kw'iburyo, ibyutse Yakindi, ibyutse Refosiya, ibyutse abashumba, ibyutse Sheri, ibyutse Gatenga, ibyutse abakobwa. Nimara kubabyutse ibaha ikibabyukirije. Senga Imana. Mana ishobora byose, mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye ko wagize umugambi mwiza wo kubyutsa ubwoko bwawe. Turi muri iri teraniro turasenze ngo tubyutse rwose, wongere utubyutse, udukangure, kangura ubugingo bw'abantu bawe, kangura imitekerereze myiza. Amen. Kangura imigisha mu buzima bwacu. Amen. Kangura amahoro yose. Tute kosifa. Kangura abantu bawe, wongere utubyutse
tubyukire mwami gukora Zetro de umurimo foki ya sinema. byukura imigozi yose Ekini. abasinzirijwe na satani Babyutse. abisinzirije ubwabo Babyutse. babyutse mu izina rya yesu Abasinziriye. ababyukiye abaryamishijwe n'abarozi Babyutse. turababyukije Abaryamishijwe na malariya. n'abakonikoni Babyutse. turababyukije abaryamishijwe n'indwara zinyuranye turababyukije abaryamye mu buryo bunyuranye Doshi. imitima yabo turayikanguye Baryamishijwe n'amadeni. kangura kangura Abaryamishijwe n'agahinda. kangura Kangura, kangura. Kangura Elayo. imfubyi murabagoye Kangura ukuboko mu izina kw'iburyo. rya yesu Kangura abaperezida b'amakorali. kangura Kangura abashumba. kangura abadiyakoni Kangura abahanuzi. kangura abungeri Kangura mama Ange. kangura mu izina rya yesu Kangura mama Grace. kangura umurimo wawe Kangura abayinefo. kangura urubyiruko n'abasore n'inkumi kangura abagabo n'abagore Yeah. kangura itorero ribe rizima basinziriye ubakangure ku muririmbyi yavuze ngo abasinziriye urabakangure kandi ubohereze mu murima wawe Yeah. kangura Kangura. Kangura ngo abahanuzi. kandi ubigire nko kuri wa munsi Kangura aberekwa. ubwo wakanguraga abigishwa Bakanguza ibitangaza. ariko bakanguza mwami ibimenyetso Bakanguza n'imirimo. imirimo yawe. kangura abantu bawe Bakanguza ijwi ryawe. Bakanguza ijwi ryongorera. Bakanguza amavuta. abakangutse Bakanguza ibisubizo. kuko ari we mbaraga zacu kuko igisubizo cy'amasengesho Karame. ko ari ufite imbaraga zishobora byose Yego. mu isi haravuze ngo muri iyi si huzuye imiruho n'amahane Yego. aravuga ngo nicyo nkeneye cyose simpera ko nkibona Yego. aravuga ngo ariko ku munsi mukuru ubwo nzabona umucunguzi Karame. niringiye kuzabona ingororano zanjye Karame. turakwemera mwami Yego. ko ari wowe ufite imbaraga zo gukangura Ni wowe. imitima yose Kangura abaguye. uko wakanguye lazaro Kangura abigunze. kangukara abasinziriye Kangura abazimiye. bakava mu byizerwa bagapfa rwose Kangura abataye umurimo. bakangure Kangura abataye umurimo. bakangure Kangura abigunze. urakoze mwami Kangura abari mu maganya. cyubahiro n'ikibi cyawe kuko uri imana yo kwizerwa turagushimiye guhagurukijwe no gukangura itorero ryawe no kuturugeza ku bipimo bikwiriye by'abakangutse bakwiriye kugukorera Asante. cyubahiro n'ikibi cyawe mu izina rya yesu Amen. Amen. Nimwicare. Nimwicare. Unika umutwe wawe. Ngiye kuyinginga iguhe ikikubyukirije. Ngiye kuyinginga iguhe ikikubyukirije. Zori Masiya. Ihangane wirangara unika umutwe wawe. Mwami umbyukirije iki? Mushumba umubyukirije iki? Wenda kumuha iki? Yakini wikanguriye iki? Merasini Karame. Wirisuzugura hari iki kubyukirije? Nukuvana ibintu mu nyuguti. Nukuvana ibintu mu nyuguti. Konegisiyo ndi kuyumva y'umwuka. Ndi kumva abantu bahabwa iki bakanguriye. Elayo mbabwije. Ibakanguriye kubavanamo urupfu rwihuse. Ibakanguriye kubasubiza uwanyu warugiye. Karame. Zarima abarangaye mwihangane ariko iri gutanga iki bakanguriye. Igukanguriye kudafatwa n'umwijima. Igukanguriye kukubwira amakuru. Igukanguriye igufitiye amakuru. Gatenga we igukanguriye kukubwira ko iri kumwe nawe. Iguhe ikigukanguriye. Iguhe ikikubyukirije. Telefone wumve ziri gucamo. Ndumva ziri gucamo. Iza Yesu ziri gucamo. Ziri gucamo mushumba we. Ukuboko kw'iburyo ziri gucamo. Yakiniwe mu telefone ziri gucamo. Yibwire ngo aro unkanguriye iki?
aba bantu bateze amatwi, buri wese ateze ibiganza. Kuvuze ngo tubyuke ni ukugira ngo tuje. Wakanguye Yakobo, umaze kumukangura abona urwego, abamarayika bamanuka abandi bazamuka. Uramubwira ngo sinkikwita umuriganya, uramubwira ngo ikitumanuye tuje kuguhindurira izina. Wakanguye Haribasi ya Hagari, amaze kujugunya umwana uramukangura, akangutse abona Arefasi ya Sinirate. N'aba bakangutse hirya bahabona umutsima, aba bakangutse hirya babona imbaraga. Ndi kukumva. Aba baduteze amatwi bakangutse hirya bahabona ubugingo buhoraho. Aba bakangutse babona akazi. Hari icyo ukanguriye aba bakobwa, amarira bazanye ntibayatahane. Hari icyo ukanguriye abakristo, ntabwo ari ibombo, ubakanguriye kubaho ubugingo buhoraho. Hari icyo bakanguriye iri joro, ni ukubashyiraho ikimenyetso. Ndagushimye, uravuze ngo uyu mwijima ntuzabashobora. Uravuze ngo uyu mwijima ntukibashoboye. Twinginga umuyobozi wa gahunda ze asenga iryo gushima Imana. Mukomere Yesu mu mashadu adukanguriye ukuri. Abumva dukanguriye ukuri muvuge ngo amen. Ntabwo mbumva neza. Abumva dukanguriye ukuri bavuge ngo amen. Rambura ukuboko kw'iburyo uvuge ngo nkanguriye ukuri. Ikomere mu mashi menshi cyane iyi Mana. Senga ushima Imana kubyidukore. Turagushimye Mana yacu, uri data wa twese mwiza. Tugushimiye kudukunda kandi turagushimye kutubereye maso. Tugushimiye kuko impano yawe nziza ari nziza kuri twebwe, kandi tugushimiye ko ibyo utegurira ari ibyiza gusa atari ibibi. Turagushimye kujya uburizamo imigambi y'inshakura ku buzima bwacu. Mana uhabwe icyubahiro, ushimwe uyu mugoroba, ushimwe, upfukamirwe. Uri data wa twese mwiza, waraturengeye, n'uyu munsi uracyaturengera kandi uzaturengera tugeze ku gupfa. Icyubahiro ni kibi cyawe, ijwi ryawe, ijwi rikangura buri muntu wese. Turagushimye ko yaryumvishe, kandi buri muntu wese yumvishe icyo wamukanguriye. Duha imbaraga, dusukira amavuta, uduhe ubwenge, uduhe umwifato, uduhe mwami inkomezi, kugira ngo tuzabashe kugera mu bwami bwawe amahoro. Turi mu isi ngo dufashe igihe mu ntambara, ni ku muririmbyi yaririmbye. Ariko Mana, ntabwo ari twebwe turwana, urarwana kandi mwami ukanatuneshereza. Habwa icyubahiro kuko uri umwami mwiza. Natwe tubyukiye kurabagirana kuko uri data wa twese, kandi umucyo wawe uzatuvira, kandi isi yose izabimenya, amahanga yose azabimenya. Urakoze nshuti nziza, tugukomeye amashyi, tukuvugirije impundu, tukuramburiye amaboko. Haleluya, uhabwe icyubahiro nshuti nziza. Ushimwe mwami Imana yacu. Amen.